Mbaye ikaze cyane bakunzi ba Papa Africa TV show. Uyu munsi ntago bisanzwe. Kuri microphone murimo mwareba umusore mwiza cyane ukunda Imana n'abantu, akaba yitwa Oscar. Ngiye kuri microphone mwumva nitwa Snowden nk'ibisanzwe, nkaba ndi founder na managing director wa TV yitwa Papa Africa. So uyu munsi rero tugiye kubana ku nsanganyamatsiko igira iti ese musore birakwiye ko waka umugirlfriend wawe cyangwa se umuntu muri mu rukundo mbere yuko mubana? Birakwiye ko umwaka avance? Tujye twumva inkuru mu by'ukuri z'abakobwa abahungu se ngo bajye baryamana mbere yo gushaka, ariko burya turaza kureba nimba icyiza cyo kuryamana mbere yo gushaka ni bibi, kuko ibintu byose bigira ibibi n'ibyiza. Ikindi turaza kubaza abantu bagiye bahura n'uwo mutego uburyo bawitwayemo. So nimucikwe rero, nge mwumva kuri mikoro ni Snowden. Mu by'ukuri ukunda kino kiganiro uze gukora subscribe, like na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro Papa African TV show dushyiraho mu bambere. So rero ngira ngo nkuko mubireba, reka ntange nacyo mutumirwa. Oscar, mwiriwe? Mwiriwe neza. Umeze neza? Turashima Imana. Urakeye, wambaye neza kabisa. Ewana, style uzigurira hehe? Style nabirenze ni muri Tiger Style. Oh, aho ni he? Hari mu mujyi neza. Shana kwiba kwambika neza pe. Buri muntu wese yakwishima kugira ngo yambare nkawe, usa neza, urukweto rwiza, ishati nziza, umva. Mbese buri wese yakwifuza ngo ni muri Tiger Style. Oh wow. Oscar rero urakaza neza kuri Papa Africa TV show. Yeah. Yego. Kuri Papa African TV show tuye tujya gahunda yo kwakira abantu tukabaganiriza. Uyu munsi dufite ingingo igira iti ese musore birakwiye ko waka girlfriend wawe cyangwa se umuntu muri mu rukundo mbere ko mubana? Birakwiye ko umwaka avance? Ni ukuvuga avance, nshobora kuvuga avance ntubyumve neza. Hari ukuntu umuntu abakundana n'undi mbere ko bashakana bakabanza bakaryamana, sibyo? Ngira ngo avance usanga byumva cyangwa ngo byumvise. Agari ubwa mbere mbyumvishe kuko bibaho hanze aha. Okay, nese Oscar nk'umusore utinya Imana, ngenda kuzuza umuntu w'umukristo pe, wemera Imana, myizere yawe ni iki, sibyo? Ubona bikwiye ko wakwaka avance umukobwa mbere yuko mubana? Ngiye kuri njyewe ni oya. Kuko imyizerere, imyimerere, uburyo twarize muri societe nyine biterwa n'uko umuntu yakuze. Yego. Ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande bigaterwa n'ibihe na viziyo. Ariko ku ruhande rwanjye umva bidakwiye. Yego. Ku muntu umujene, umusore, umukobwa yaryamana n'uwo bakundana nta mariage yari yabaho. We ni kwitekereza? Njye nizera ko hakabanje love. Yego. Marriage, then after hakaza sex. Oh wow. Urakoze cyane. None se Oscar, ubundi ugira umugirlfriend? Yeah, I have. Okay. None se wenda ngize amatsiko gatoya, umugirlfriend wawe iyo mwasohotse wenda mwagiye nko kumazi se, muri bare se, mujya mujyana? Turajyana kenshi cyane. Twamusohotse ntabibaho. Ndabyumva rwose. Yego. None umugirlfriend wawe aza aho utaha? Arahazi, ariko nirinda kuhahurira nawe cyane. Yego. Kugira ngo hatazamo kuko umubiri urajyana, nawe urabizi, ariko nyine kubera n'intego na gahunda umuntu aba yarihaye no kudatenguha ababyeyi no kubaha Imana. Yego. Tuhahurira gake nyine, niba ari ukunsura akaza tukaganira muri salo, hari n'abantu muri salo kandi waseka. Muri salo. Yego. Yaba arankorera amasuku akayakora, ubundi abo bantu bataha nawe agataha bisanzwe nk'umushyitsi usanzwe.
murakoze. Okay, Oscar, njyewe mbere yuko njya gutegura ino ngingo naganiriye n'abasore benshi, hari twahuriye ku muhanda, hari n'abafite mu business yabo, ariko bamwe barambwiraga bati oya rwose ubwo se ndamutse nkushatse nta kwatsa avance twagera mu rugo nkasanga uti ko nashaka. Nza kwibaza nti ese buryo umuntu yatera ukunda adashaka akabimenya mu buriri, nza gusanga ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nateguye iki kiganiro, ndavuga nti Oscar nzamushaka tuganire. Oscar kuko nk'urubyiruko uri mu rukundo, dore wowe uracyari n'umujene nturamariya, uko byagenda kose ufite uburyo witwara muri relationship yawe. So Oscar rero wenda nkubaje nk'akabazo, ese uwo mu girlfriend wawe mwamumanye nk'igihe kingana iki? Tumaranye umwaka urimo. Umwaka ni munini? Umwaka ni munini mu rukundo. None se Oscar, wenda akabazo k'amatsiko, nyine urabizi abantu tugira imibiri, ariko imibiri iraryana rwose, umubiri uraryana, kandi umuntu ufite ubuzima bwuzuye byanga byakunda hari ikintu aba yifuza kugira ngo abone ku girlfriend we. Ubu tuvuge ko nyine nta kintu uramusaba wenda nko gahunda zo mu buriri? Ibyo ntabwo byari byabaho. So wenda nk'umugabo, abagabo bamwe na bamwe babyita kwihengeka, akanyura ku ruhande nyine akihengeka. Yego, no kwihengeka. Ariko ngiye kubera mba muze mu kazi, mfite task nyinshi, boss yamaye zo gukora, natananiwe. Ikintu nkora iyo nashire ni ukuganiza umukunzi urubavu, ubundi nkaryama, akazi kagakomeza. Kwera na ya discipline yo gukurira mu nzu y'Imana. Yego. Hari ukuntu nyine umuntu wakureye mu nzu y'Imana habamo kirazira. Nimbya ninera indangabyara umwana ku ruhande barambona gute, ugakurira muri iyo discipline nyine niyo ngenderaho nyine, nayo sometime nyine ifasha abantu, nanjye iramfasha, irabinkorera. Okay. So none se Oscar, urambwiye gumuranye umwaka, ariko ngende kwibaza bibaho kuko kuba uri nomo ukamara umwaka ntacyo urabwira umukobwa kandi mukundana, cyangwa byaba ari bya bindi byinshi byo gutinyatinyana? Bimeze bite muri uwo mwaka? Ese nta nubwo byibura wenda uravuga atari ko maze umwaka uyu muntu wampamagara nkagira ibyo nkora, cyangwa nkihengeka kuko wari ubivuze ngo ni ukwihengeka, ngo ni ukwihengeka. Muri uwo mwaka wose umaze ntabwo urumva ko wakwihengeka n'uwo mushiri wawe? Akenshi umubiri urajyana, ibyo nibyo turabizi, ariko biterwa nyine iyo wabikoze cyane, iyo waryamanye cyane ushobora kuba addicted nyine bikakubata. Ariko nkanjye kubera narabikoraho, ntabwo nyine byanaba addicted kuri ibyo narabikoraho, narabikonsoma. Urumva ngiye rero ndacyifashe, niyo mpamvu nirinda no kubijyamo cyane. Yego. Kugira ngo agaseke kazabe kagipfundikiye, Uwiteka atazambaza impamvu nagapfunduye. Bakunzi ba TV Papa Africa, urumva ko Oscar agize ati agaseke kagipfundikiye, kandi kuko wa mugani ngira ngo umunyarwanda yarebye kure aca umugani ngo agapfundikiye gatera amatsiko, sibyo? Hanjye ngo Oscar bivuze neza? Bivuze neza. Yego, ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Ariko nanone muri iki gihe hari abandi basore tuganira akakubwira bati nta mukobwa w'isugi kibaho. Ese Oscar, iyo urebye nk'uwo mu girlfriend wawe ubona yaba ari isugi? Sinzi ni ku ruhande rwe niba ari isugi, ariko mbona nyine ngiye anyitwaraho nk'isugi. Yego. Sinzi wenda uko byaba bimeze, gusa ariko nanjye ngiye gukundana n'umuntu, ntabwo nkundana n'umuntu w'ibibazo. Okay, nta guciye mu ijambo, dusobanurire umuntu w'ibibazo nkawe kuri Oscar ni umuntu umeze ute? Umuntu w'ibibazo ni umuntu wakuriye muri situation itoroshe. Yego. N'ubu ngubu akaba akirimo, akaba atarabashije kwigobotora ngo abe yagira ubuzima bufite intego. Ngiye rero niba mfite ubuzima bufite intego nsenga, nshobora kuba nakugira inama uri umukobwa wiyandarika. Yego. Ariko nkaba naguha amahirwe yo kukuvugisha ngo ntazakugira umugore. Nakugira inama kuvuga ati genda gutya, ibyo bintu ukora, uwo muco uriho ico, ibintu tukabigorora. Ariko tukaba tutakomeza relationship iri deep.
ngira ngo Osika niba numvishe neza harimo no kuba wagira umuntu inama ati ese ufite imyitwarire mibi, iyi myitwarire ntabwo ikwiye mu mwari w'u Rwanda, wahindura ukabaho gutya. Ariko nanone hari umugani abanyarwanda bajya baca bakavuga bati akabaye icwende ntabwo koga, kandi niyo koze ntigashira umunuko, kasha n'umunuko ntigashe n'umusaka. Ese Osika ufite imyizerere cyangwa se ufite imyemerere ko wa muntu witwa ngo nakabaye icwende cyangwa se wa mukobwa wagiye mu mico mibi kuri wowe uba wumva ko yahinduka ku muntu muzima, bityo ukaba wamushyira mu rugo akaba umutima w'urugo? Kubera Imana ndakeka ko nawe uzi ibintu byinshi Imana yadukoreye, ariko Imana igukorera ikintu hashira iminsi ukayisaba ikindi. Turabizi ko Imana iba wari ibintu bitubaho natwe ubona bidasanzwe. Ikindi nyine Imana iyo yagukunze birashoboka cyane mu Mana, nta kidashoboka, kuko njye nizera Imana ku ruhande rwanjye, kandi abantu benshi barabizi ko Imana ikora ibitangaza. Rero umuntu ashobora kwifatira umwanzuro agahinduka cyangwa se akanyura mu bihe bibi, cyangwa Imana ikamunyuza muri ubwo buzima bugoye kugira ngo imanzi imucisheho akanyafu, Imana ikamushwanishwa na bagenzi be. Imana iyo igiye kugufasha, igiye kukuburesinga, iramanza ikakunyuza mu buzima bukomeye kugira ngo unyure mu iryo somo, then ube umuntu ukomeye. Ku muntu wavuye kure ntuwe ugera kure mbari. Rero umuntu yahinduka wakuriye muri ubwo buzima bubi, yiyandarika cyangwa se ari umusore yiba cyangwa ibiyobyabwenge, arahinduka. Osika, nigeze kukubaza niba umugirlfriend wari isugi, ariko nawe hari akantu nari kukubaza bigahita bijyanana. Ese ubundi wowe reka tubwizanye ukuri, turi abantu ku myaka yawe ufite, bisa naho rwose uzi gutandukanya ururo n'icyatsi. Mu magambo makeya urakuze, ntabwo uri umwana ku buryo wafata ururo ngo ururandure. None se Osika, wowe waba uri imanzi? Njye ndi imanzi. Ndi imanzi. Ko tureba ukuze kandi abasore bangana nawe baba bamaze gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi, ese ni iki cyatumye uba imanzi kugeza na n'ubu tuvugana? Njye ni ukubera urukundo rw'Imana. Imana nyine irankunda kuri rwa rwego njya kuvugisha n'umukobwa mfite irari, umukobwa akanyihorera akanuka. Kubera iki? Imana. Umukobwa nari nanasuzuguye mbona ko ari feke, ndagenda nkahita mwaporocinga tugakora ibyo dukora, nyine umubiri wandiye, ariko Imana ikakinga ukuboko najya kumuvugisha. Buretse gato hari akantu ushaka gusimbuka. Ugize uti umubiri wa wandiye, ese ubwo umubiri niba ukuriye nta nubwo ujya utekereza kujya kureba abandi bo ku muhanda bicuruza ngo ugire ukwihenge kuko wigenza? Aho niho narindi kugusobanurira nanjye. Bivuze ngo ndihuse njye mbere y'umuziki. Ngenda hamwe nyine ku biro, niko numva bavuga. Yego. Ariko nyine nagerayo bavuga ngo iyo byakomeye ngo n'intuzi n'abantu barakwima. Ako kantu ndakibutse, ngo iyo byakomeye ngo n'intuzi irakwima ngo n'intuzi irakwima kandi ujyanye ayawe. Ariko njye nyine mbifata nk'ubushake bw'Imana, imbaraga zayo ikamba hafi nyine nk'umunyantege nke, ikamfasha. Osika, ubundi mu buzima bwawe busanzwe nakoze kugutega amatwi, ariko numvise uri kwitsa ku bintu by'Imana cyane. Imana iramfasha, Imana igira gute, Imana. Mbese ibintu bya religiyo bisa naho byagutwaye ku ruhande rumwe, sibyo? Waba usengera muri itorero ubundi mu buzima busanzwe? Ubundi ni ADPR, ariko ntago nkunda kujya mu rusengero. Urebye nta dini ngira, sindi umuyisilamu, naretse kuba umuyisilamu, reka kuba umunyagatulika, reka kuba umudive, reka kuba umu ADPR n'andi madini yose. Ahubwo ngiye nkurikira Imana yanjye umutima wanjye, kuko abayisilamu hari ubutumwa bavuga ukumva nibyo, hari n'ibyo abarokore bavuga ukumva nibyo, n'abanyagatulika ukumva nibyo, ariko bo nyine ugasanga barapingana, hari ibyo badahuzaho. Yego. Ngira ngo nirinde iyo saga genda gutya na gutya, naretse amatorero yose, amadini yose.
nkurikira Imana straight ntabwo itagendeye mu by'amadini. Okay. Ngira ngo Osika nk'uko tugeti ufite umugafrendi kandi mukamaranye umwaka, ariko iyo turebye relationship z'iki gihe zisa naho ubona ko rwose zangiritse, ndetse hari n'abaganira nabo bakavuga ngo no love n'amafaranga, nkeneye amafaranga, no money no love, mbese ukabona amafaranga yeguranywe urukundo. Osika wowe utekereza ku bantu bakundana ariko akagukunda atari uko agukunze mu by'ukuri, aguciyeho ikofe? First of all, urukundo rurashoboka mu buryo bwose. Urukundo rurashoboka muri sector zose nyine, mu marevo yose nyine urukundo rurashoboka. Urukundo rurashoboka mu bukene. Urukundo rurashoboka mu buzima butoroshe. Urabidusobanurira rero? Urukundo rukanashoboka mu mafaranga, yani nk'uko urukundo rushobora kutemera kuba rutagenda neza kubera inzara ihari, usanga nyine abantu kubera inzara gukundana biragoye. Yego, nanjye niko nanjye kubwira, uravuze uti urukundo rurashoboka, ariko se Osika tuvuge murakundanye ariko murashonje, wenda hajemo ikibazo cye, urabizi ababebi b'iki gihe cyangwa abakobwa b'iki gihe agira gutya ati sheri umpe amafaranga ajya muri salo, sheri ko weekend igeze dusohoke, sheri tujya hanaha, ndetse ugasanga wenda umusore udafite ibyo bintu biba bigoye ko yabona umukunda udafite ubwo bushobozi. Osika ese wowe wenda nk'umugafrendi wawe mu by'ukuri urumva umuranye umwaka wose mazanye bihagije, iyo urebye usanga afite urukundo nyarwo cyangwa se agukunda kubera ibyo umuha? Nibyo ndabyumva, ariko umukobwa ugukunda ntabwo aba ashaka kugukonsuminga cyane. Ntabwo aba ashaka ngo muspendinge. Nta mukobwa nyine usohokana ahantu wajya kwishyura akavuga ati ni 50-50, akishyura kimwe cya kabiri nawe ukishyura ikindi. Umukobwa ugukunda ntabwo usaba amafaranga, ahubwo nawe hari aho ugera. Iyo ni experience ngiye mfite. Umukobwa iyo yagukunze aba akeneye wowe nyine mwe muri kumwe, umwenyure, like nyine yumve ko nyine ari comfort. Koko se? Ariko umukobwa utagukunda, ngiye iyo experience nayinyuzemo, nawe n'abakobwa nyine bibihomora, kambwira ati ngurira amata, noneho bafite ukuntu nyine umwandikira, iyo atagukunda nta n'ikiganiro kinini mwagirana, arakoshyushya akubwira ati wanguriye amata se. Iyo uri umuntu w'inzobere rero ukareba umuntu mumaranye umunsi umwe utangiye kubwira ngo ngurira amata, ejo uba uzamusohokana akagukonsuminga nyine, akagukuraho ibyawe kandi iwe icyo ushaka ntukibona. Urukundo rero buriya ntabwo rugendaniye n'amafaranga cyane pe. Urukundo rwa nyarwo ruriho, wenda n'amafaranga araza arusapotinga nyine, ariko nyine urukundo nta mafaranga rurashoboka. Njyewe rero urumva nk'umunyamakuru nkunda gukora inkuru zicukumbuye, nkabaza abantu ku mpande zombi, ari abahungu mbageraho ariko ari n'abakobwa mbageraho. Mu by'ukuri hari abakobwa twaganiriye mu gihe cyashize, ndababaza ese mubona urukundo rukiwe koko? Umukobwa yambwiye ijambo nditekerezaho, yarambwiye ati wa munyamakuru we rwose ubaza ibibazo nka mwarimu, uti nta joteme inzara igutema amara, niko yambwiye. Mu yandi magambo, nta mafaranga nta rukundo, udafite icyuma nta rukundo, niko umukobwa yambwiye. So Osika mu by'ukuri wowe ugera ahantu henshi hatandukanye, mu cyaro urahagera, ese i Kigali urahagera. Mu by'ukuri ari abakobwa b'i Kigali ari no kuba mu cyaro, ni bande ubona bagira urukundo rutaryarya ujyanyije n'abandi? Abakobwa bo mu mujyi, abakobwa b'abanyamujyi akenshi ntabwo nka 60% ntabwo bashaka kubaka urugo. Icyo ni icya mbere. Mbese mu yandi magambo abanyakigali urukundo rwabo narwo ni urw'i Kigali, ni urunyamujyi.
urunyamugi ntabwo bashaka kubaka barashaka kurya ubuzima barashaka abasore cyangwa abagabo bafite amafaranga basohoke noneho ngo nagera muri za 30 bamaze kumukoramo akazi abona ko yatangiye gucupira gutama PS niko yawe ashake ka gasore kamaze kurera ibiceri byako ngo babane abantu baramwanduje nyine abonye ko atangiye gusaza karibwo ngo yubaka urugo akiri muri 22 21 20 ngo ntiyakubaka ngo nta gihe kinini yaba amaze ajya ubuzima mbese abakeneye kubanza kurya ubuzima numva bavuga ko ngo nibwo baba bagisoza ishuri ngo kiba gisigaye ari ukurya ubuzima ariko aho uri hose warya ubuzima wanakishima ese ahubwo uvuze kurya ubuzima mpita ntekereza kano kantu ahubwo ngo ntabwo ushobora kuba wakwibeshya ko uri kurya ubuzima nyamara bwo buri kukurya cyane n'ubundi niko biba bimeze kuko urumva iyo ugeze mu myaka 30 na 25 umukobwa ubundi njye mbona aba yashaje ku 25 barumuna bawe bari muri 17 18 ariko baba bari kugukura kuri liste uretse gato yego ugize uti ntabwo wibuka ko urubyiruko ari ukuva ku myaka 18 kugeza kuri 35 ni gute wumva ko umukuru w'imyaka 27 abashije kandi abakiri urubyiruko abakiri urubyiruko ariko nyine se nabyita nk'imisemburo nyine hormone yego umukobwa bo rero hari imyaka y'abakobwa ubundi abasore bo nakeka ko umusore atajya wapfa kuva gusaza nyine impamvu mvuga ko umukobwa ku myaka 25 aba yashaje abakobwa bakura vuba umukobwa uri mu myaka 17 kugera muri 25 afite ukuntu nyine agifite agaciro abagabo bamwitaho bamuhakeya nyine ubona ko nyine mbese bagifite amaraso ashyushye ubona ko nyine abagabo bamwitayeho bamuri iruhande nyine ariko abashaka kumugeraho nyine yego bamugereho umugezeho akomeza mbese mu magambo make kumusambanya ariko nyine urumva abakobwa bakura vuba mbere yageze muri 25 hari barumuna be 17 18 19 20 kugera aho ngaho njye nganira cyane nabo yego bakabimbwira nyine uko iyo niyo opinion nyine niko kuriho kandi nanjye iyo mbishize mu mboni ubona ari byo yego Osika rero watubwiye ko ufite umugirlfriend birumvikana muri mu rukundo ni ibintu byiza byo kwishimira ariko si bundi buriya koko ni nk'igihe ni nka ryari wumva we n'umugirlfriend wawe mwazavuga ati runo rugendo reka turusubike cyangwa reka turukomeze ahasigaye twitwe umugabo n'umugore ibyo bintu biteganya ryari biri vuba tubirimo kabisa twizere ko noneho uramuka wimariye kandi utanze amazi uzadutumira nka Papa Africa TV show tukaba duhari tuzabatumira yego Osika rero nagira nkushimire mu by'ukuri ikiganiro twagiranye mu by'ukuri cyari cyiza cyane kandi rwose nakagaruka umunyarwanda aravuga ngo imvura igwa neza n'isubira murakoze bakunzi ba Papa African TV aha niho dusoreje umusozo w'ikiganiro cyacu yego mu by'ukuri turabasaba kugira ngo mujye muri komenti mutubwire uko mwagikunze mutange ibitekerezo ikindi muntu atubwire ikindi kintu ubutaha twazabakoraho ikiganiro ngira ngo nongeye kubabwira ko mu by'ukuri please niba ari bwa mbere ubonye ino channel ntugende udakoze subscribe ariko none ufungure kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye dutegura gukora nka Papa African TV kuri microphone mwari kumwe nanjye
Snowden ubifuriza ijoro ryiza, murakoze cyane, reka duhure muri video y'ubutaha. Kari kaba